nimba waragisomyeho igitabo cyitwa Rules of Money cyangwa ukiziho nyandikira muri chat box rimwe nimba icyo gitabo ukiziho. Muri icyo gitabo cyitwa Rules of Money baravuga ngo dress to be rich, ambara nk'umuntu uri gukurura ubukire. Ambara nk'umuntu uri gukurura iki yewe? Ubukire ndashaka kubibutsa ko babwattractinga batabushaka. You attract amafaranga barayattracting. Good. Ibyo tuzajya tugenda dushaka n'abandi ba trainer babituganizeho how you can attract money, ibintu nk'ibyo gito. Hanyuma tujya ku karu ka gatandatu cyase ikintu cya gatandatu, umuntu ukora ino business mu buryo bwiza agomba kuba afite. Bibutse ko umuntu ukora business mu buryo bwiza ntago ari umugoroba ambassador, ntago ari umusiva executive. Nawe urahanga ufite umuntu umwe, nshuti yanjye iyi topic irakureba cyane. Yavuze ngo a leader appear organized. Ngo umurida ukimara kumubona uhita ubona ari organized, ari kuri gahunda. Hano baduhaye akantu ngo have a daily plan. Iyo uje ku kazi, iyo uje muri office, iyo uje kuri training center, ubu ufite daily plan, ufite gahunda y'ibintu uri buza gukora ku munsi. Umuntu ufite daily plan, wagenanye daily plan, wamaze kuyikora tayari, nanyandikire 3 muri chat box. Ugomba kuba ufite timetable y'ukuntu umunsi wawe uri bugire gute, uri bugende. Ntugatangira umunsi utazi ukuntu umunsi wawe uri bugende. Ndetse batugira inama ko buryo ugomba kurara ubipanze mbere y'uko uryama. Ni buryama saa 4, ni buryama saa 5, isaha uryamera sinyizi, ariko ugomba kurara upanze ukuntu umunsi wawe uri buze kugira gute, uri buze kugenda. Ugomba kurara upanze ukuntu umunsi wawe uri buze kugenda. Uri ko sinzi umuntu urimo kugira umuntu washyize amajwi na yakureho rwose cyangwa nyikurireho. Okay. Good, turakomeje. Ngo twari turihera then kubaza se umuntu ufite icyo bita daily plan nanyandikire kangahe harya nari mvuze 7 muri chat box. Nyandikira muri chat box nimba ufite daily plan. Nyuma yino road map to success ko turi bugisoze mu kanya, urakurikiza iki? Muri gahunda zawe hari iki wagakwiye kubukiza icyo kintu? Isaha ya saa 5 uraburi gukora iki? Isaha ya saa 8 uraburi gukora iki? Urataha sangahe? Follow up uribuze kwikora ryari? Invitation uribuze kwikora ryari? Mwani magambo ugomba kuba uzi ukuntu umunsi wawe wose ugize gute upanze. A leader appear organized. Umurida wanyaho ugomba kuba agize gute, ari kugaragara nk'umuntu ufite gahunda, ari kugaragara nk'umuntu umeze utemwe. Tujya ku kantu ka kangahe emwe? Tugeze ku kangahera kuri 7. Avuga ngo a leaders of people treat their people with respect to be respected. Anavuga ngo nanone ikindi kintu ugomba kumenya, umuyobozi w'abantu nimba uzi ko abantu rwose ari bo abantu ukorana nabo, twabonye ko kandi ugomba kwibuka kuri umuyobozi w'abantu utari umuyobozi gusa. Rero ngo nimba nshuti yanjye uri umuyobozi w'abantu, ugomba kuzirikana ko ugomba gutreatinga abantu, ugomba kwita ku bantu kandi ukabitaho uwubashye. Jya ubaha abantu bawe, ubaha aba teammate bawe, ubaha aba prospect bawe, ubaha abakiriya bawe. Ubaha kugira ngo nawe wubaho. Murabizi ko icyo utanze nicyo kikugarukiye. We give respect to be respected. Ugomba kuba kugira ngo nawe wubaho, icyo ni icyambere. Ariko noneho iyo witiye ku muntu wanamwubashye kiti yanjye, aranagaruka cyane ahubwo akavuga ati bari abantu bagira service nziza.
Yeah, good. Rero yanjye nk'umuyobozi w'abantu, nk'umuntu ubikora neza cyane muri ino business yacu, uba ugomba kwereka abantu iki? Respect. Dukwiye kukantu ka munani avuga ngo a leader find or develop 5 top producers. Choose the top leaders in your team and create more leaders. Umurida uko agenda azamuka, uko agenda atera imbere, uko agenda atera intambwe, ntabwo akomeza kuridinga team wenyine, ahubwo adevelopa bita aba top 5 producers, cyangwa se abandi bantu babikora neza cyane muri team ye, aribo bisana ngo naba top leaders. Ndetse uko agenda akura, uko agenda atera imbere cyane kurushaho, akagenda na create abandi ba leaders benshi. Mu yandi magambo, mu bintu byose uri guteganya gukora, mu bintu byose uri guteganya kwitaho, nshuti yanjye, ntukabe umurida wenyine muri team yawe. Hari aga comment kavuga ngo don't be your only one star in your team. Ntukabe umustar wenyine muri team yawe. Ese muri team yawe ni bandi bantu bandi babikora nkawe cyangwa bashobora kuba banakurusha. Mu gitabo cyitwa 48 power of 48 rules of power, amategeko 48 y'imbaraga, baravuga ngo ubugomba turi kugendana gukora ibintu ariko ugashaka uburyo ari n'abandi bantu babikora, ndetse byabona ngo bikaza bikakwitirirwa nimba ariko nabyita. Yego, good. Ahangaha bushobora guhita tubona aba leaders benshi twatangaho n'ingero bakora ibintu bubatse ibintu ku buryo ushobora kubona icyo kintu uvuga ati ino ni produit ya kanaka, nyamaza wenda atari nawe ukibonyeho. A leader develop a 5 top producers, cyangwa se they choose the top leaders in your team and create more leaders. Ugomba kubanza ukabereba ese ko turi abantu 20 muri team yanjye, nabahe abantu babikora neza cyane? Ni batatu se? Abo batatu twagirana ibintu by'imbaraga dukorana, reka tujye duhura kenshi, dusetting imikorere hamwe n'abandi bari ya team muri rusange. Kubera ko nta organization itagira umuyobozi, iyo ntayihari. Nta bwami butagira umwana, ubwo ntabwo. Nta na team rero itagira abantu bagira gute bayireberera. Tiri kugendana. Good. Dukomeze twihute kugira ngo ibintu tutadutwara. Akantu ka cyera karavuga ngo leaders organize NDOs and ASAP. Muri make, they organize training and supports. Umurida wanyawe bibuke turi kwivugira ku muyobozi wo muri no business, umuyobozi wo muri economy designer. Uwo muyobozi ngo ikintu atagomba gushyira ku ruhande mu gihe agize atangiye kugira abandi bantu bamukomokaho, arona ino topic yivanga mu tuntu twinshi, yaba rutwo barida bamaze n'igihe, yaba rutwo barida bashyashya bigiye bivanzemo, ndetse n'utwacu twese. Arango umuyobozi wanyawe yomaze icyo bita NDO, afata umwanya wo gutanga amahugurwa ku partners be. Ashobora kuyabategurira, bashobora kuyafatira hamwe, cyangwa se bakanajyana ahantu runaka yabereye. Nujye ubona hari amahugurwa runaka yateguwe, nshuti yanjye umenyesha abantu bawe, uyabyaza umusaruro. Yaba ari wowe wayateguye, yaba atari wowe wayateguye, uyabyaza umusaruro. Kubera ko bajya bavuga ngo training, kwanza niko bimeze. Training cyangwa amahugurwa muri na business ni backbone, ni urutirigongo, ni amaraso, ni amagufwa y'ino business. Wabonyeyo umuntu wagenda atagira amagufwa, wabonyeyo umuntu wagenda atagira urutirigongo, wabonyeyo umuntu waba muzima adafite amaraso. Ibyo bintu byose rero muri no business nicyo bita training. Ese ugifata akanya gatoya, niyo yaba isaha imwe, niyo yaba iminota 30, ukaganira n'aba leaders bawe, ukaganira n'abafatanyabikorwa bawe, mukaganira ukuntu mugiye gukora follow up, ukuntu mugiye gukora money making activities. Ibyo mujya mubiganiraho, izo training mujya muzifata. Ese ni support yihe washyizeho kuri team yawe? Ko turu twose dutekerezeho, hanyuma nubona dukora kudeshapo, nubona utadukora utangiye ure mutundi. Agaruka cyo karavuga ngo a leader always give back more. A leader, just leaders always give back more. Ku giving back ni ugufasha. Ku leader ugomba gufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugomba guteka ukabwira abapartner bakaza bakagera gute bagakora ibondo.
wow. Sorry. Utuntu nk'utwo uradusabwa cyane. Ubu sometimes uzafite abapati n'abawe babiri, ubajyane mu marange, mukubite kiriya gipira nurangiza uvuga ati apurayini ahangaha ari hejuru cyane. Sometimes umuntu agomba gupanga utuntu we apurayini ukarenzaho nk'igihumbi ukavuga ati ubwo njye ni apurayini iki gihumbi ntacyo mukimbareho. Nuko kuko umurida bigenze, kubera ko hari tipe ya leadership ivuga ngo buri gihe umuntu w'umuyobozi ntabwo wa reading abantu kwanza utari wagira icyo ntabwo ni ikintu kidashoboka, siko bimeze. Bisobanuye ngo buri hari ahantu rimwe na rimwe, hari igihe rimwe na rimwe udindiza abapatana bawe. Yego kadindiza abapatana bawe rwose, bagakwiye kuba ari utumanyeri bakora kubera ko batabona udukora nabo bakagira gute bakituriza. Ukabona muri business muri team yawe harimo abantu banakwambara neza, bafite n'amakostime iwabo, ariko kubera ko nawe wiyambarira nabi bakabata nubundi na apurayini nawe ntakigenda. Ugomba kuba uri one step ahead ku bantu ugize gute, ku bantu uhagarariye. Ugomba kuba uri one step ahead ku ba prospects. Niba nta muntu n'umwe wari winjiza birumvikana, bibaze watumiye umu prospect akaza asa neza kukurusha, cyaba ari ikibazo. Yagusa neza kukurusha reka tuvuge ko ntari bida, ariko akaza ubona nyine ukitabona wowe umeze nk'umuntu uri gusabiriza ahubwo. Ntago mbizi neza nimba amasomo wamuhereza yagira gute yaza kuyumva. Hano turi kwiyerekana kavuga ngo a leader always give back more. Ugomba kugira akantu gatoya ukora, niba atimi nimenye niyo byabereye. Apurayini frame ati iwondo, frame ajya ko iwondo agafata abafati nawe akabatekera ikintu biti ibiraha. Yagiye kuvuga ngo ni ibihara. Ibiraha. Umusaza akabata ikintu kitwa ibiraha, bakarya inda zikazaho imitsi barayiza bagataha bakavuga ati apurayini ni umuntu mwiza. There is magic in food. Niko kano nigeze kuvuga ngo there is magic in food. Ngo east to the west food is the best. Aka kantu ugomba kukitaho cyane. Wenda niko nari nanze urugero, ariko ugomba no kugitekereza ku tundi tuntu wakora ko giving back. Gusurana byo nabyo ni ibintu byiza cyane, ugafata umwanya ugasura abafatanye bikorwa bawe. Ni ibintu byinshi cyane ku bantu bari kumva n'izindi giving back twajya dukora ku ba teammate bacu cyangwa se ku ba prospect bacu. Muzandike no muri comment base turi kuganira se. Zandike muri comments ubuti rwose ngiye ndi kumva aka kantu yaba ari sawa cyane. Nabonye abanditsemo gukora ibondo, ariko buri hari n'abandi kabisa bafite n'utundi technique. Turabona utuntu tungahe turindwi kandi turi kubura iminota 10 kugira ngo tube tugize gute dusoje. Kati bino kuranga ngo a leader introduce ngo kujyana muri sport. Patrick ati rwose kujyana muri sport uriya no kugiving back. Kereka waguriye amajezi. Good. Ariko ni igitekerezo cyiza. Izo ni social activities zindi dusabwa kugira ngo organiza sport, organiza ajya program. Ibyo ni ibitekerezo byiza cyane, ariko kugiving back more ndakeka nabwo mwabyumvishe neza cyane. No kugira ubufasha runaka utanga ku bantu runaka, wowe na team yawe mushobora kujya organiza hamwe nka team. Hano rero akaruka 11 karavuga ngo leaders introduce the corporate staff to their team and vice versa. Okay, ngo umurida burya na afata umwanya akamenyekanisha timu, nimba nabyita kuba mukuriye niba ariko okay, reka tubyite kuba upline. Niba ufite umuntu wijije, shaka uburyo mu connecting n'abantu yahasanze. Nikumva ariko buryo nagasobanuramo corporate staff ngo kereka ari nk'umuyobozi wenda ne waba hari ama staff akomeye, ariko biranumvikana da wana mujyana no kuri company ukavuga ati uyu nguyu ni nutritionist wa company, uyu nguyu uyu yashinzwe training, uyu nguyu yashinzwe customer service, uyu nguyu ni kumukashia, uyu ni country manager. Ibyo nabyo wabikora rwose, ariko twigarukiye muri team yacu shakuza kavuga ati uyu ni upline duhagarariye rwose. Kavuga ati uyu ni ushinzwe gufunga yicerewe no gukingirana.
Byari magambo introducing umuntu mushasha ku bantu asanzwe, ku bantu hasanze mu connecting nabo bantu bamu connectingeho. Biraryoha cyane iyo umuntu wawe aziranye n'abandi. Sometimes ari je wenda uba utabonetse, wagiye muri aho turi mu ntara, iyo utamu connectinze n'abandi icyo gihe udahari business iba yahagaze. Ariko bamu connectinze n'abandi nawe ari deburya nyine kukuba waramuhuje n'abandi. Yero introduce your team, cyase your new partner to the corporate, cyase ku bandi bantu basanze, ku bantu bakuru muri business, kuba upline se, kuba yobozi se. Mubwira ati uyu ni umusekirite w'inyubako, nuca muri ascenseur azakugurukana, ubwo ni hano kubakorera kuri Centenary. Good. Ako nakandi kantu kumvikana ndetse cyane. Hari ngo ni vice versa. Na wa murinda wa mukuru uzajya umfata umurinda mukuru mubwira ati dore nguyu mupata na mushasha, saving akarimero kazajya areba stati zawe. Ni ibintu biraryoha cyane kuba kwibona uri nk'umupata na mushasha cyane, ukumva nka upline wenda Eric cyangwa abandi nk'undi mu upline mukuru akuvuze mu izina. Tuti yanjye nabyibuka kiri mushasha kumva nka upline Peter cyakanyengo ampamagaye mu izina. Byabaga ari ibya danje tuti yanjye kunkora mu biganza byo, noneho icyo kiganza ngo nahitaga nkibika nta muntu nagisuhurishaga umunsi wose. Yego, ibaze rero uwo muntu ari umurida wawe bibayeho, upline runaka akamubwira ati musaza uri kubikora neza. Yaba yamumenya ate mu introducingeho. Hari abantu mbona babikora neza, akanako nakantu keza cyane ko kwita. Ingingo ya 10 avuga ngo a reader are switchboards of information or communications. Kwa tukiri kugenda nabandike rimwe muri chat box. Avuga ngo umurida kandi agomba kuba ari switchboard ni nk'iki ni nk'urufunguzo cyangwa se naho bihera, cyangwa se ni isoko. Alright, akantu keza cyane. Ngo umurida agomba kuba ari isoko y'amakuru na information na communication. Bisobanura iki? Niba hari amakuru mashasha yabonetse, ni wowe muntu ugomba kuyageza ku batimeti bawe mbere. Yego, tuvuga urugero, ubu turi mu bihe bya maintenance. Maintenance rero zikirangira ku itariki 20 na singahe bicenda. Ku itariki 29 ni kwa kanga aho gorata, ni kuwa gata, siku cyumweru ra. Ku itariki 29 ni kuwa gatandatu. Sobanuye ngo maintenance y'uko kwezi izarangira ku itariki 29 ni kuwa gatandatu, juste haraburi iminsi ine gusa. Mama kakanu nkavuze ni wowe ugomba gucommunicatinga kuri team yawe. Ni uri switchboard cyangwa se uri isoko, uraho amakuru akomoka. Yego, muri team yawe no muntu ugomba kumenya amakuru mbere, ukamenya ko road map to success yagarutse kandi izajya baburi wa kabiri saa 2, ukabibwira team yawe. Ukamenya ko maintenance iba ku itariki 29 gabi yarangiye, ukabibwira team yawe hatazagira ucikanwa. Ukamenya ko dufite event ya Amigos yitwa next gen, byazina ryayo ntari nafata neza. Ukabimenya nabyo, ukabibwira team yawe. Good. Dufite event izabera muri Kigali ku itariki 15 z'ukwa kangahe z'ukwa gatandatu. Mu gusoza ndaza kubabwiraho amakuru makeya. Ba switchboard cyangwa se ikirombe cyangwa se isoko y'amakuru muri team yawe. Kandi umuntu ufite inshingano zo kumenyekanisha amakuru muri team yawe titi yanjye. Genda yavane hejuru uyamanukane muri team yawe. Uyamanukane kandi atari ivumbi. Alright, ngiki kindi kintu kiranga umuntu mwiza ukora no business mu buryo bwiza. Nawe utari winjiza umuntu, nago aba prospect bagomba kujya bakurusha amakuru. Ugomba kujya uyafite atari ivumbi. Ugasanga mu prospect niwe uzi next event, kubera wenda kurikira stati runaka. Next Generation Growth Conference niko yitwa event dufite ku itariki 15 z'ukwa kangahe z'ukwa gatandatu. Ayo makuru ugomba kubugiza ute uyazi.
ukamenya na tike amafaranga igura. Tuzafata umwanya uhagije wo kuvuga kuri no event. Hanyuma akaru ka 13 turavuga ngo a leader can always be reached by text, email and phone. Muyandi magambo umuyobozi agomba umuyobozi umuntu ukora business mu buryo bwiza, ushaka gutera imbere ukagera ku rwego rwo hejuru cyane, ugomba kuba uri umuntu uboneka wawe. Ugomba kuba uri umuntu uboneka. N'umuntu nimba yakubuze ukabibona nka approaching. Mubwira uti wenda narimuze muri ino minsi ariko nabonye warambuze. Kandi ugomba kuba uri umuntu uboneka, yaba bakwandikiye, yaba bakwandikiye kuri email cyangwa kuri WhatsApp cyangwa n'ahandi, cyangwa se banaguhamagaye. Umurida agomba kubaboneka. Ugomba kuba uri available. Hari akantu kavuga ngo the best fertilizer is a farmer's feet. Ngo in a business, the best fertilizer is your availability. Mu busanzwe ifumbire nziza y'umurima ni ibirenge by'umuhinzi. Ariko muri business, ifumbire nziza ya business yawe ni ukuboneka kwawe, ni ukuhaba kwawe, ni ukuba available kwawe. Ntabwo uzubaka business idahari. Mu kuhaba rero ugomba kuba uri n'umuntu nyine abantu bageraho byoroshye, abantu approachinga byoroshye. Nk'umuntu uri gukora no business mu buryo bwiza, ushaka kuzagera ku bintu by'imbaraga, akakantu ni akantu keza cyane. Uretse icyo dusigaje rero turabura utuntu tungahe tune. Abana kare bavuga ngo a leader show hope to their organization. They never say ill to their team. Saying ill ni ukuvuga negativities. Avuga ngo umurida agomba kuba ari umuntu buri gihe ugaragaza icyizere cyangwa se wereka icyizere timu ye. Abo partner bawe baza kukureba bagataha bafite hope, bagataha bafite imbaraga. Hari upline ntari buze kumentioninga, ariko bamwe mu leaders baba Gold Executives, aba millionaires ako members, cyangwa aba giant bo barahita bamumenya. Ni umurida wari hari mu myaka yashize kera tugitangira business, nko mu mwaka wacu wa mbere. Uwo murida iyo avugishaga umupatena wawe, wowe uzi neza ko umupatena wawe atazongera gukora business. Alright, dikone umuriro ushize muri laptop, reka nongere comekeho gato ubundi tugere gute tubiganira. Hari abantu bamuketse, nimba ukiri kwiga nyandikira 3 muri chat box. Okay, dikone bikomeje kuryoha. Ngo a reader never say ill. Ibintu byo kuvuga ibintu bye bipfuye amaso, ibintu bitari gufasha abantu kwiteza imbere, ibintu bitarimo icyizere, ibintu bitarimo positivity, tutiyanye bijyane hirya. A leader show hope to their organization. Ninde kubatera story y'umurida twari dufite muri business kera. Niko ateretore muri datwa dufite muri business kera, iyo avugishaga umupatena wawe wabaguzi ko rwose uwo mupatena atazongera gukora business, kubera ko yabaga afite negativity za dash kandi yari upline. Ndabyuka yigeze kujya Igisenyi, abapatena baje bose yasanzeyo ibintu yababwiye, hashobora kuba hararokotse bo nk'umuntu umwe wenyine, abandi bose bahise bakwitira. Kumurida rero ntukavuga ibintu by'ibinegativity. Hari itegeko rya network marketing rivuga ngo bad news to the upline, good news to the downline. Nimba ari nakantu uri kubona katari kugenda neza, genda ukabwire upline wawe, kabwira umuntu mukuru wawe muri business. Birashoboka turi muri business, turi mu buzima busanzwe, hari akarongo gashobora kutagenda neza. Rero nimba hari wakabonye, ntago ari igihe cyo kumanuka ngo ugende ukore OPP muri team ya negativity. Ahubwo nimba hari bitari kugenda neza, biganize upline. Birati dikona hari imbogamizi zimeze gutya na gutya, akugira inama.
Yeah, alright. Twihute tugeze kuri 14 ngo they recognize everyone who is growing. None umurida ubikora neza aha agaciro cyase arekonesa akora recognition uwundi murida uri gukura muri timu ye. Mede bagabo amuha stage, amuha umwanya nawe akigaragaza. Yeah, amuha umwanya akigaragaza. Ni muri kubona partner muri business uri gutumira neza, mu mwanya yigaragaza. Ni muri kubona partner uri gushaka gukora OPP, mu mwanya yikore wimupfukirana. Yeah, umurida recognize everyone who is growing. Uri wese uri gutera intambwe, umurida wa nyawe amuha umwanya. Yego akanabimushimira. Akamukora recognition akavuga ati wow uri gukora neza cyane muri ino minsi. Twihute. Umurida kandi they acknowledge other leaders in the room. Kina none ngo umurida wa nyawe akora ntabwo yakora ikosa byo kutamentioninga cyangwa byo kudaha umwanya, byo kudaha agaciro cyangwa kutubaha uwundi murida uri mu cyumba runaka. Mujya mubona cyane yaba ari no muri politics, iyo umuntu afashe ijambo mbere yuko atangira ijambo rye aramanza agashimira abantu baraho. Banyakubawa sinzi ukuntu bajya bavuga ngo banyakubawa banyarwandakazi banyakubawa muteraniye aha ibintu nk'ibyo mbese. Aramanza akarecognizinga akacknowledginga abandi barida baraho ngaho. Yego akano ka 17 nako kanywa karavuga ngo a leader has a crystal and clear vision and the clearness to go with the conviction. Aravuga ngo umurida wanyawe kandi abafite viziyo nyine iri clear yumvikana, kandi ngo iyo viziyo cyangwa se ntego ze akazivuga cyangwa akazibwira abandi, akazibwira timu ye, akazibwira abahagarariye nta gutegwa, afite icyizere cyo ibyo bintu bizagira gute bizaba impamo. Myandi magambo nta vision nta murida. Wowe utangiye akanya business ufite vision yihe, ufite icyerekezo muri no business, ufite izihe ntumbero muri no business, wifuza kugera ku ki muri no business. Ibyo bintu bigomba kuba biri clear, kandi mu gihe uri kubibwira umuntu winjije bimubwira ufite conviction, ufite ushize amanga niko bavuga. Yeah, alright, topic yacu rero ndikumva twayisoreza aha ngaha. Byari biryoshye cyane, ndakeka twanditse abanditse byari ibintu byiza cyane kubana namwe kuri roadmap to success y'uno munsi. Yari sawa cyane, turi kuganira ku bintu 17 M global leader atagomba kugira gute, atagomba gushyira ku ruhande, atagomba kureka, atagomba kugira gute kugotwa. Ya kubantu bakikanwe rero icyambere group before becoming a leader. If you want to be a leader, go and take enough responsibility. The leader is not position, it's influence. Ako kariko kambere akakabiri ngo leaders alive early at the events and reserve seats to the front row to their group. Murida kai nawe ngo kerekana itabe uno mu manager. Yeah, alright. Nindi kuvugana n'umurida n'umurida manager yaramamagaye. Alright. Haravuga ngo a leader arrives early at the events and reserve seats to the front row for their group. Ugomba kwagerera igihe muri event runaka. Icya gatatu, okay, icya gatatu kiri he? Gatatu iravuga ngo gatiravuga ngo true leader realize there is difference between being a leader and being a leader of people. Ngo bakumenya kuri umuyobozi w'abantu. Icyakane build the morale, ubaka shyira morale muri timu yawe, ubaka imyitwarire myiza, impeccable appearance, ugomba gusa neza, ukambara neza. Leader pia ugomba kugira daily plan. Icyakarindwi ugomba kwita ku bantu kandi ububashye. Icyamunani ugomba kurema top leaders uko timu yawe iri gukura. Icyacyenda
ugomba kuorganiza ama training NDO na ASAP cya 10, ugomba kugivingamo, ugomba gufasha aba leaders ba cya team yawe cya 11, ugomba kwintroducinga aba teammate bawe bashyashya ku bantu babahasanze. 12, ugomba kuba switchboard of formation, aha makuru aturuka cyangwa se isoko y'amakuru. 13, ugomba kuba leader, ugomba kubura umuntu uboneka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. 14, ugomba kubura umuntu uvuga ibintu byiza, gutanga icyizere mu bapati nabe. 15, ugomba kurekoganizinga cyangwa se ugomba guhereza icyubahiro ndetse n'amashimwe ndetse n'amashyi cyane umuntu uri kugorowinga muri timu ya. 16, ugomba guhereza agaciro cyangwa se kumentioninga cyangwa se